wowe Nikuze Liliane wambitse iyi mpeta imbere y'itorero ndetse n'imbere y'Imana ikimenyetso cyo kuzagukunda mu bihe byose, waba uri muzima cyangwa se urwaye, mu bihe bibi cyangwa se mu bihe byiza, nzakora ibishoboka nkubere umugabo muzima. Amen. Yes, ibihe byiza abakunzi mwakoze subscribe ku Mulava Media TV. Ngiye mukomeje kubana, nitwa Murego Theophile cyangwa se Unyitesha Nivo. Ndahari kugira ngo tubane mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho ko bwije ndetse nuko bukeye. Ejo hashize tariki ya 15 kwezi kwa munani mwaka 2026 n'ubukwe bwabereye mu Ntare Arena Conference. Mu Ntare Arena niho hari kubera iki kirori cyiza cyitabiriwe n'ibyamamare byinshi birimo nk'aba Killaman, Aga Promoter n'umuryango we, cyitabiriwe n'aba Chris Easy, aba Junior Git n'abasitari benshi bakitabira, ariko abarimo Vestine na Dorcas ntago bitabiriye iki gitaramo, ariko bagaragaye bakora video bifuriza Irene Murindahabi ndetse na Nikuze Liliane kuzagira urugo rwiza. Bimwe mu bintu abantu batari bazi, Irene Murindahabi yari afite umwana mukuru w'umukobwa nkuko mumureba, kuri ubu ujuje imyaka 10. Irene ku batabizi yigeze gushakaho ndetse agira umuryango ariko atarakoze ubukwe. Benshi bibajije icyabiteye, ndahari kugira ngo tuze kubisobanura. Umwana w'umukobwa yahaye message umuryango Irene Murindahabi, papa we ndetse n'ugiye kuba nyina wabo, agaragaza murangamutima ari touching, avuga ko ari kumwifuriza kuzagira urugo rwiza ndetse Imana izafashe Irene Murindahabi ari wese kuzubaka urugo rugakomera. Irene mu kwifata kwinshi cyane byamurenze ararira, ariko agenera impano yihariye umwana we w'umukobwa witwa Murindahabi ndetse na Liliane nyina wabo amugenera impano nziza cyane. Ni ukuvuga ngo uyu ni umwana twagiye tubona amavideo menshi atambuka ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko bagiye bakurikira Irene Murindahabi and Liliane's wedding. Mwagiye mubona ko uyu mwana yatojwe ikinyabupfura ndetse ko nyine wamurebaga mu maso ukabona ko abyishimiye. Irene Murindahabi ubundi ntago yigeze ateganya kuzashaka umugore cyangwa se ngakora ubukwe, usibye ko mama we ari ibintu yakomezaga kumuhatira. Uyu mureba ku ifoto cyangwa se kuri screen, umwana w'umukobwa arimo ahobera niwe nyina ndetse akaba umugore wa Irene Murindahabi wa mbere. Ni ibintu abantu batari bazi cyangwa se batigeze banabwirwa, ariko Irene yigeze kubivugaho. Hari n'abibazaga impamvu aho bikomeza kwifotoza amafoto akoze mu mufuka. Ni ikibazo ukuboko kwe kw'ibumoso, niba yes kw'ibumoso gufite, ni ikibazo gufite ndetse nawe ndatekereza ko yigeze abisobanuraho. Hano ni ku Mulava Media TV, ibintu byose tubikorana Mulava. Niba wakunze ubukwe bwa Irene Murindahabi ntutambuke hano udakanze subscribe, kugira ngo tuzajye tubana mu makuru n'ibiganiro tuzajye dutambutsa ahangaha. This is my new YouTube channel, ndagira ngo muyisupporting, mukanda subscribe, musharinga ku nshuti zanyu kugira ngo nazo zimenye amakuru ku mugore wa Irene Murindahabi. Abibazaga niba ari umwana bamuzituriye cyangwa se bakaba yaramubyaye hanze. Nope, ni umwana yabyaranye n'umugore we, ariko umugore waza kwitaba Imana. Reka mbashimire mwakoze kubana nanjye, nitwa Shanivo, muze kugira ibihe byiza.